twiteho. Imana irakariye itorero, Imana irakariye. Ariko ubu ni ubutumwa bureba umuntu wese uzi ko yamenye Imana cyangwa avuga ngo azi Imana, avuga ngo azataha igihugu cyo mu ijuru. Nzanye ubutumwa bureba aya madini yose. Mvugane n'abantu b'abayobozi, abayobozi b'amatorero, abayobozi mu buryo bwa politike. Imana iravugana namwe aya magambo. Imana iravugana namwe ngo bayobozi, muzi neza ko mufite abana mwabyaye mu gasozi, uyu mwana ukaba utamwitaho. Imana irambwira so mwavushije ngo yatumye mwiyanduza ubwanyu. Imana irakariye abari mu madini mwese. Imana irarakaye, Imana irababaye. Mu madini niho hari abasambanyi, muri aya madini niho havamo abicanyi. Reka mbabwire, mw'aya madini niho hakomoka aba bari mu mitwe y'iterabwoba. Baba abakristo barimo, baba abasilamu barimo. Rero mwumvishe ubu butumwa dataravuze ngo muhuze umutima. Bo mw'isi hose muhuze umutima kugira ngo ibintu byongere kumera neza mu matorero. Mu itorero rya Gikristo nuko abakristo muhuze umutima. Buremye kuze n'inzererezi ku muhanda, abandi baricwa n'inzara, barwaye bwake, kandi abawe bararya bagahaga, n'imbwa zanyu mukazisigariza. Imana irambwiye ngo imbehe zanyu irazubitse. Niba mutisubiyeho ngo mugende gushaka abana, ariko akaga kaje ku bayobozi b'amadiraje guhangana nawe. Yarakuburiye rimwe, ikuburira ubwa kabiri, ariko irambwiye ngo imbehe wariragaho irayubitse, kandi bigize ingaruka no kubawe bose. Imana irambwira kandi ngo mvugane n'ababyeyi. Babyeyi, mufata abana banyu mukabajyana muri Wonapo. Imana irambwira ko n'ababoneza urwo rubyaro bavuga ngo bari kuringanira. Irambwira ngo mbwira bahanuzi muhanura Imana itabatumye. Imana irambwira ngo imbehe yanyu mwabikoze igihe kirekire irabareka mugira ngo ihwanye namwe, ariko Imana irambwiye igihe cyanyu cyo gucecekeshwa kirarangiye. Naho wavugaga itagutumye, ariko ikwambuye ijambo ugiye kuba akabarore ku musozi. Imana itugirire neza. Wavuze itagutumye, irambwira ngo ugiye kuba akabarore, ugiye kuba icyitegererezo. Bisubiremo. Imana yibabajwe n'aba bantu bigize intagondwa mu idini ya Isilamu, ariko mukaba bicanye, kandi ngo mwitwaje ngo ni intambara, ngo intambara ngo y'amahoro, ngo intambara yo mbese iyo ntambara ni intambara y'ubwoko ki? Murwana mwica abantu muvuga ngo muri kurwanira amahoro. Ni mwebwe muri gutera ibisasu by'iterabwoba, ni mwebwe muri kujyana abantu mukabayishyura amafaranga bakizirikaho ibisasu bakabura ubuzima bwabo bakicaramo n'ubw'abandi. Imana irambwira ngo ije guhangana namwe, ururwo ntabwo muzarucika. Imana bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, turashoka turabaramukije mwese mudukunda kandi mwakurikira ibiganiro byose tunyuza ku Umusaraba TV. Kavuge ngo ineza y'Imana nibare namwe, kandi umugisha w'Imana wamwe ndetse n'abanyobozi mu bihugu bitandukanye mugiye muherereye mukamudukurikira. Mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe na General Esther mama w'amahanga. Sariyuti. Iyo tugiye kubana nawe muri kano kanya, twishimiye kubana nawe mama w'amahanga. Bakunze Umusaraba TV. Umunsi ntabwo ari Umusaraba TV hari gusa, hari Ishimwe ry'Imana TV, hari n'ibyizerwa TV. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Abo ni abavandimwe n'abana b'Imana bafite aya macano, ngira ngo kandi nabo abakunzi ba mama w'amahanga baje munakurikiriza cyano zindi. Na abavandimwe ba Nepo Beni, inshuti za Nepo ni inshuti zacu, kandi abakunzi b'Umusaraba TV
nk'uko abivuze ni ibisanzwe ni General Esther mama w'amahanga. Ndashima Imana nongeye kwishimira kugaruka kuri izi kamera zanyu. Ndi muzima namwe nsanze muri amahoro. Ndizera ko kandi n'abakunzi b'Umusaraba TV muri amahoro. Imana yabazigamye. Yego, Imana iguha umugisha. Esther, twishimiye natwe kubana nawe, uhabwe umugisha n'Uwiteka Imana. Amen. Makuki iminsi ko warubuzeho? Nari mbuze ariko ntago nari mbuze kuko navuye mu by'Imana cyangwa natandukiriye. Nari maze iminsi ndwaye. N'abantu bari kubibona ko nta ntege mfite mu by'ukuri, ariko data iyo adutumye turamwemerera niwe udushoboza muri byose. Ariko kandi nshima Yesu ko yabanye natwe nk'abandi muzima mbashije kugaruka kuri izi kamera. Ndashima Imana cyane. Imana ishimwe ko warwaye ukakira. Warakize uri muzima ufite imbaraga? Birimo kuza narakize. Imana ihabwe icyubahiro. Esther, twishimiye kubana nawe. Nshuti bavanywe mu dukurikiye muri kano kanya, ni Esther tugiye kubana muri kano kanya. Reka mabwire ngo mubaye natwe muri icyo kiganiro, dutangirane tujyane ku musozo, nawe muze guhabwa umugisha wabumvishe ubutumwa bwa Yesu Kristo. Esther, karibu senga Imana utugezeho ubutumwa ku Imana yaguhaye. Ni karibu. Murakoze cyane, munyemerere dusenge Imana. Data wa twese mwiza, mubyeyi wacu, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Twe tutaragira icyo tuvuga, ururuke wivugire mu izina ryawe rifite ubutware, utegeke Mwami Imana, usakaza ibyo wagambiriye kuvuga ku bwoko bwawe aho bari mu bihugu bitandukanye, baba bari mu Rwanda, baba bari hanze y'iki gihugu cyacu, bari ku mugabane w'Uburayi. Data ndabizi abo bose urabazi, n'abawe urabakunda, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duhaye ikaze kandi Mwuka Wera kugira ngo aganze, ategeke, acecekeshe ibitavuga Imana. Ikirere turagifashe mu izina rya Yesu. Yemerera Uwiteka, turagushimiye ko kandi watuzigamye. Turagushimiye mubyeyi mwiza ko wazigamye abapapa, ukazigama abamama, ukazigama abasore n'abakobwa ndetse n'abana batoya. Uwiteka warabazigamye. Mwami Imana, twongeye turi bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yemerera Data ngiye gutangira kuvuga ntabarinjye aho gushyirwe hejuru. Yemerera ngiye ubwanjye mbure mwamuboneke. Yemerera Uwiteka utangirane natwe kandi usozane natwe. Mwami Data, uhereze umugisha muri muntu wese ukurikiye iki kiganiro kandi uzabasha kugisangiza abenshi, akazafasha uyu murimo w'Imana kuwukora. Izina ryawe rizahabwa icyubahiro kubwe kandi uzamuhereze byose umutima we wifuza. Bohora imitima ibabaye iboshye, mwamuyibohore. Ndagushimiye kuri Imana wurukiye kubana natwe, nuganze none n'iteka ryose. Amen. Abene Data bakundwa, inshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza kandi mwese abadukurikirana kuri izi channel. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashuje basirikare ba Kristo, inshuti zanjye nkoramutima. Ndabashuhuje nk'uko mubizi, ndi umuyobozi wa groupe abasirikare ba Kristo. Niyo mpamvu nongeye gusuhuza bene Data dufatanyije uyu murimo. Muba muri mu bihugu byinshi bitandukanye, benshi ntago tuba tuziranye, ariko ndabashuhuje. Kandi nawe uyumvamo kuri umusirikare wa Kristo, ntago kuba uri umusirikare wa Kristo bivuze ko ari ukuri muri groupe y'abasirikare ba Kristo, ahubwo buri muntu wese mw'iyi si y'umwuka ni umusirikare wa Kristo, kuko turwana uru rugamba rwo mu mwuka. Biravuga ngo twambare intwaro zose z'Imana, twambare twikwize. Bivuze ngo turi mu gisirikare rero
rero mu isi y'umwuka, kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta n'uwaba umusirikare ngo yishire no mu by'uyu mubiri ngo abakinejeje uwamwandikiye ubwo busirikare. Data guhindura umusirikare w'ukuri, Mana y'amahoro ibahereza umugisha. Ndabashuje wo muri mwese, nongeye kubazanira kandi ubutumwa Data yampaye, ngira ngo nkwingingo ntiza amatwi, untize n'umwanya wawe. Data arabiguhe umugisha, ukurikira ubu butumwa uze no kubusangiza benshi, urabudufashije gukora umurimo w'Imana. Nzanye ubutumwa bureba amadini yose mu isi muri rusange. Ndavuze ngo amadini yose mu isi muri rusange, ntago mvuze ngo amatorero, kuko turavuga ngo amatorero ya Gikristo, ariko ubu ni ubutumwa bureba amadini, kuko ngiye kuvugamo ko bureba n'idini rya Islam. Mari tugirire neza, bureba idini rya Islam nubwo atari abakristo, bafite imyemerere yabo cyangwa imyizerere yabo, ariko ubu ni ubutumwa bureba umuntu wese uzi ko yamenye Imana cyangwa avuga ngo azimana, avuga ngo azataye igihugu cyo mu ijuru. Nzanye ubutumwa bureba aya madini yose akorera mu isi. Reka mbabwire torero, buri muntu wese wiyumvamo ko azataha igihugu cyangwa wigeze kwiyumvamo iki kintu, unyemerere untiza aya matwi. Mana ikugirire neza. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka mbanze ntambutse izi message, mvugane n'abantu b'abayobozi, abayobozi b'amatorero, abayobozi mu buryo bwa politike. Mana iravugana namwe aya magambo. Mana iravugana namwe ngo bayobozi, muzi neza ko mufite abana mwabyaye mu gasozi, uyu mwana ukaba utamwitaho. Mana irambwiye ngo ikugarutseho, irongera irambwira ngo imbehe mwariragaho Imana irazubitse kubw'amarira y'aba bana na ba nyina mwajugunye. Ndetse benshi mwabahaye amakondisiyo, muravuga ngo ntibazagira umenya ko mwigeze no kumenyana, abandi muri kubahiga ngo mubice kubwi igitinyiro mufite, ariko ntutinyitse, hatinyitse Yesu we. Ngo aba bana bajya kuvukana, mujya kubabyara ntago bigeze babasaba kubabyara. Nago uyu mugambi aba bana mwamaze kugira inzererezi, bamwe barakuze n'inzererezi ku muhanda, abandi baricwa n'inzara, barwaye bwake, kandi abawe bararya bagahaga, n'imbwa zanyu mukazisigariza. Mana irambwiye ngo imbehe zanyu irazubitse, niba mutisubiyeho ngo mugende gushaka aba bana. Ariko akaga kaje ku bayobozi b'amadini, muzi neza ko mufite abana mu gasozi. Mana tugirire neza. Abayobozi b'amadini, muzi ko mwabyaye abana mu gasozi. Mana irambwira ngo ntuwirirwe ugira urundi rubanza cyangwa iyindi nzitwazo. Imana irambwiye ngo iraje guhangana nawe. Yarakuburiye rimwe, ikuburira ubwa kabiri, ariko irambwiye ngo imbehe wariragaho irayubitse, kandi bigize ingaruka no kubawe bose. Imana irambwira kandi ngo mvugane n'ababyeyi, babyeyi mufata abana banyu mukabajyana muri Wonapo. Imana irambwira ko n'ababoneza urwo rubyaro bavuga ngo bari kuringaniza imbyaro, abana babaye benshi, nabo bana banyu bari kuboneza urubyaro. Ngo Imana irambwira ngo mbabwire ngo muri kwanga igisebo cy'uko umwana wawe yabyara umwana utateganijwe, ariko irambwira ngo uzarira amarira menshi usengera urubyaro kuri uyu mwana, kandi ntizigera ikumva. Mana tugirire neza. Irambwira ngo uzarira amarira menshi usengera urubyaro kuri uyu mwana. Aba bana Imana igiye kubafunga inda burundu, ku buryo no mu mishakire ye atazigera abyara. Data wo mu ijuru aguha ubwenge, umenye icyo ukwiye gukora. Mana irambwira ngo nabo muzi mwashize muri Wonapo, mubakure muri ubu buryo bwo kuboneza urubyaro, cyangwa ingaruka zose zizabazaho ntimuzatakire Uwiteka. Data wo mu ijuru abahereza umugisha, mwebwe mubyumvishe. Mana irambwira ngo mbwira bahanuzi muhanura Imana itabatumye. Mana irambwira ngo imbehe yanyu mwabikoze igihe kirekire irabareka mugira ngo ihwanye namwe, ariko Imana irambwiye ngo igihe cyanyu cyo gukurwa ku byumba muyoboye kirarangiye, igihe cyanyu cyo gucecekeshwa kirarangiye. Naho wavugaga itagutumye, ariko ikwambuye ijambo ugiye kuba kabarore ku musozi.
Mana itugirire neza. Wavuze itagutumye irambwira ngo ugiye kuba akabarore, ugiye kuba icyitegererezo cy'umuntu mubi hano mu isi, kuko wabesheye Imana wizeza abantu ibitangaza, ubaha amaviza, izo viza uri guhereza abantu z'ibinyoma kubera irari ry'inda yawe ufite yakugejeje he. Mana itugirire neza. Mana irambwira ngo uri gutanga imodoka ufite zinga. Mana irambwira ngo uri gutanga ama etaje ufite angahe, uri gutereza ibintu ugendeye ku marangamutima yabo. Warangiza abantu bapfuye mu mutwe bayitwaramo abahanuzi, nta muhanuzi muzimu kibaho. Kubera iki? Kubera ko abahanuzi b'ibinyoma mwabesha abana b'Imana. Abantu basigara bavuga ngo abahanuzi bose nabateka mutwe n'uw'Imana ihagurukije kugira ngo yemerwe. Ni ikibazo kuko mwamaze gufunga umurimo w'Imana, ariko Imana irambwira ngo irururutsije guhangana nawe, ngo ije kubiyereka. Irababwira ngo muzabona ishyano, ariko uyu munsi iravuga ngo mubonye ishyano. Ntago yongeye kuvuga ngo muzabona ishyano, ahubwo Data avuganye namwe ngo mubonye ishyano. Data wo mu ijuru atugirire neza. Izo message nashakaga kuziha abo bantu mu byiciro wiyumvishijemo. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, nugarukiraho ukemera guca bugufi imbere ya Data, aracyari ku ntebe y'imbabazi. Mfite message, nababwiye ngo mfite message ireba amadini yose mu isi. Iyi message ndashaka kuyitambutsa dukoresheje ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ngiye kwinginga Nepo udufashe muri uyu mwanya. Uraza kudusomera Ezekiyeli ibice byaho 22, were ku murongo waho wa mbere ugeze ku murongo wa 9. Mana itugirire neza. Kaduse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ezekiyeli 2 hera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 19. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nawe mwana w'umuntu, mbese uzaca urubanza umurwa uvusha amaraso? ngo nawe mwana w'umuntu uzacira urubanza umurwa, mbese uzacira urubanza umurwa uvusha amaraso? Nuko umenyesha ibizira byawo byose. Ngo nuko uyu murwa umenyeshe ibizira byawo byose. Kandi uzavuga uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuze ngo. Ngo kandi uzavuga uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuze ngo. Dore umurwa uvushiriza amaraso muri wo hagati. Mwumve torero, mwumve abanyamadini, mwumve bwoko bw'Imana impande zose. Kugira ngo igihe cyawo kigere. Ngo kugira ngo igihe cyawo kigere. Kandi wiremera ibigirwamana bituma wiyanduza. Ngo uyu murwa cyangwa itorero ry'Imana mu madini yose ari muri iyi si, ngo wiremera ibigirwamana biwanduza. Amaraso wavushije yatumye ibigirwamana by'urubanza n'ibigirwamana wiremeye byarakwanduje. Bantu b'Imana, ngo amaraso mwavushije ngo yatumye mwiyanduza ubwanyu. Mana itugirire neza. Kandi wowe wateye igihe cyawe ko gisohora. Ngo wowe torero wateye igihe cyawe ko gisohora, ndetse ukageza no ku myaka yawe. ngo ndetse ugeza no ku myaka yawe. Kubw'ibyo ni njye wakugize urw'amenyo. Ngo kubw'ibyo torero n'Uwiteka wakugize urw'amenyo. Ku banyamahanga ugasekwa n'ibihugu byose. Ku banyamahanga ugasekwa n'ibihugu byose. Abari hafi yawe n'abari kure yawe bazaguseka ko uri uw'izina ryanduye. Ngo abari kure yawe n'abari hafi bose bazaguseka kuri uw'izina ryanduye. Kandi ugira umuvurungano mwinshi. Ngo kandi ugira umuvurungano mwinshi. Dore ibikomangoma bya Isirayeli kimwe muri wowe. Ngo dore ibikomangoma bya Isirayeli kimwe muri wowe. Umurimo w'amaboko yabyo ni ukuvusha amaraso. Umurimo w'amaboko yabyo ni ukuvusha amaraso. Abari muri wowe basuzugura base, abashyitsi bakagirwa urugomo muri wowe.
ngo abashyitsi bagirirwa urugomo muri wowe, imfubyi n'abapfakazi bakagirirwa nabi muri wowe, imfubyi n'abapfakazi bakagirirwa nabi muri wowe. wasuzuguye ibyera byanjye uzirura n'amasabato yanjye. Torero mwasuzuguye ibyera by'Imana muzirura n'amasabato y'Uwiteka. ababeshyera abandi bari bakurimo kugira ngo bavushe amaraso, ngo ababeshyera abandi bakurimo cyangwa bari bakurimo kugira ngo uvushe amaraso. abagutuyeho bagaburiye amarwa mu mpinga z'imisozi, ngo bagutuye amatorero ngo bagaburiye amarwa mu mpinga z'imisozi, kandi bagukoreramo ibiteye ishozi, ngo kandi bagukoreramo ibiteye ishozi. Mana y'amahoro iguhereza umugisha. Nshuti z'umusaraba, uyu mwanya unyemerere niwumva ubu butumwa bwiteho. Mana irakariye abari mu madini mwese, Mana irarakaye, Imana irababaye. Mu madini niho hari abasambanyi, muri aya madini niho havamo abicanyi. Reka mbabwire, mw'aya madini niho hakomoka aba bari mu mitwe y'iterabwoba, baba abakristo barimo, baba abasilamu barimo. Mana itugirire neza, idutabare. Muri aya madini mw'iri torero niho harimo ab'inda nini, niho harimo abatita ku bapfakazi, niho harimo abari imitungo y'imfubyi. Mana y'amahoro ikomeze ikubwire niwumvire ijambo ntunangire umutima, kuko hari uyu munsi wari umunsi wawe wo kwihana. Mbese wabaye ute mw'iri torero? Uhagaze ute muri torero? Mana irambwiye ngo niyibagize akabarore torero isubiremo. Mana yibabajwe n'aba bantu bigize intagondwa mu idini ya Isilamu, ariko mukaba bicanyi kandi ngo mwitwaje ngo ni intambara, ngo intambara ngo y'amahoro, ngo intambara yo mbese iyo ntambara ni intambara y'ubwoko ki? Murwana mwica abantu muvuga ngo muri kurwanira amahoro. Ni mwebwe muri gutera ibisasu by'iterabwoba, ni mwebwe muri kujyana abantu mukabayishyura amafaranga bakizirikaho ibisasu bakabura ubuzima bwabo bakicaramo n'ubw'abandi. Mana irambwira ngo ije guhangana namwe, ururwo ntabwo muzarucika. Mana irambwira ngo ntumuzarucika, kuko niyo ubwayo yiyururuki. Yarababwiye ngo muzabona ishano, nongeye kubisubiramo iravuze ngo mugiye kubona ishano. Data tugirire neza. Nshuti z'umusaraba, wowe wumvishe ubu butumwa, wumva warabaye muri uyu murimo ukera imbuto zishaririye abagenzi, Mana iravugana nawe ngo wongere guhindukira, wongere guhindukira. Ndambwira ngo ufite amahirwe ya nyuma k'uyu munsi wumvishe iyi mesaje, wongere uhindukire. Ndagira ngo nsoze iyi mesaje, akira Bibiliya yawe udusomera Abafilipi ibice byaho 2, warera ku murongo wa 1 ugeze ku murongo wa 5. Abafilipi ibice 2, Yego. dore ku murongo wa 1 kujya ku 5. Yego. Nuko niba hariho gukomerezwa kuri muri Kristo, ngo nuko niba hariho gukomezwa kuri muri Kristo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, kandi niba hariho guhumurizwa kuzanwa n'urukundo, niba hariho no gusangira umwuka, nimba hariho gusangira umwuka, niba hariho imbabazi n'impuhwe, nimba hariho imbabazi n'impuhwe, musohoreshe umunezero wanjye guhuriza imitima mu rukundo. Musohoreshe uyu munezero w'Imana cyangwa wa Kristo, guhuriza imitima yanyu hamwe mu rukundo, mwibwira kumwe muhuje imitima. Bakristo torero ngo mwibwira kumwe, ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice, ngo nimukagire icyo mukorera kwirema ibice, cyangwa kwifata uko mutari, cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, ngo ahubwo nimwicishe bugufi mu mitima. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta, umuntu wese niyibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe, ngo umuntu wese muri mwe torero
mushumba areke kwizirikana ubwe gusa ngo reka kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi ngo ahubwo azirikane n'abandi mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu nimugire wa mutima wari muri Kristo Yesu Mana y'amahoro ibahereza umugisha torero mwumvishe ubu butumwa dataravuze ngo muhuze umutima bamwisi yose muhuze umutima kugira ngo ibintu byongere kumera neza mu matorero mu itorero rya Gikristo nuko abakristo muhuze umutima muri byararimbye arabanga umwuka hamagara abo mwisi bose ngo bazabishorimwe umungera bumwe ngo bazabishorimwe umungera bumwe. Haleluya. Reka nkubwire torero 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 nimba wiyumva amakuza ataha ijuru nimba wiyumva amakuza ataha ijuru torero ni muhuza umutima ADEPR muhuza umutima n'ayandi madini yose abo mwisa amacacis ntangazwa niyo muvuga ngo ni ya macaci mwiri rurimi muvugamo caci iyo muvuga caci wasanga ADEPR nayo ari caci rero mwihimba imvugo zitavugitse mugoreka ibintu mwirema ibice datarabuze ngo muhuze umutima niba mushaka ko ibi bintu byongera kumera neza arabuze ngo torero mwisi hose muhuze umutima nta wundi ni Kristo nimba warakurikiye Kristo niki gituma wirema ibice torero niki gituma wikunda mushumba niki gituma wikunda mu Kristo niki gituma wikunda ukanga mwene so niki gitumye urema amacakubiri hagati ya bene so niki gituma waribagiye umuhamagaro wawe wahamagaye ufasha abakene wahamagaye uzi kwambika bambaye ubusa wahamagaye uzi kugaburira abashonje wahamagaye uzi gusura abarwayi ariko usigaye wikunda by'abapfakazi warabiriye urabimara ibya imfubyi warabimaze by'abatagira shinge na rugero wabyigwijeho torero torero niki gitumye wikunda Mana tugirire neza nagira ngo wumvire ijambo garukiraho Mana yambwiye ngo abantu muri bwumvire ubutumwa mugaca bugufi datarababarira kandi murasubizwa mu nshingano zanyu Mana y'amahoro umbabarire ni wumva ubu butumwa uce bugufi kuko uri munsi y'ibirenge bya Kristo waguhamagaye ucyuzura mwuka wera ubona ibye ntibikora ujya gucisha imbaraga yambwiye ngo nubwo izo wacishije wibwira ko zikomeye ubwe wenyine yabasha kugukura muri iyo myuka mibi wishizemo akongera akagukoresha. Amen. Na niyo mpamvu yavuze ngo agiye kubacura abavugutse kuko mwahindutse inkamba agiye kubacura inkamba zibavemo. Aravuga ngo mugira urukundo nka rumwe rwari muri Kristo. Mana y'amahoro ibahereza umugisha ndagushimiye wowe umvishe iyi message kandi ukabuyishize ku mutima kandi niwumva igukoze ku mutima wisangize benshi kugira ngo buri wese urokora ubugingo bwe muri uyu mwanya. Reka mvuge ngo shalom shalom. Nyuma y'ubu butumwa ndakubwira inshuti zacu z'abanyarwanda aho muherereye hose ndabakunda. Mbwira abanyarwanda ngo banyarwanda nta ntambara iri muri iki gihugu. Nongeye kubisubiramo nta ntambara iri muri iki gihugu ahubwo Imana irambwira ngo u Rwanda kubw'abanyarwanda bari ku rusengero kubw'abamwe bari gusenga bakarira. Imana irambwira ngo u Rwanda rugiye guhinduka amarembo y'isi yose ni rutoya igiye kurugira amarembo y'isi yose hamwe barufatira wikitegererezo. Barundi
mushyira umutima hamwe aho muri mu bihugu bitandukanye, ari abari mu Burundi ubwanyu mufite ubwoba bw'intambara, ari abari mu bindi bihugu mufite ubwoba bw'uko abanyu mwasize mu gihugu bazicwa, Data arambwira ngo abahaye umutaka, arabarinze, mushyire imitima yanyu hamwe, afite uburyo aje kubarwanirira kandi mukagira umutekano usesuye, mukagira amahoro asesuye kubera ko mwasenze Data wumva. Haleluya! Nanejejwe n'iyi mesaje kubera ko yari indi Imana yari yaraduhaye itandukanye n'iyi mvuze. Bani tugirire neza, Data Imana yacu yumva gusenga. Barundi muri kurira igihugu ngo cye kubamo intambara kandi kibona amahoro, uretse Data wenyine niwe ubishoboye. Mwitegure kubona Afurika mu yindi sura. Bantu mwasengeye Afurika ngivemo amacakubiri, mwasengeye Afurika ngivemo amoko abahutu abatwa n'abatutsi. Bantu mwasengeye Afurika ngivemo ubukoroni. Imana igiye gusubiza amasengesho yanyu. Ariko bantu muri mu byaha, Imana irambwira ngo ufite ubwenge, ufite ugutwi yumve yimburi yihane, uce bugufi, kuko Imana ihereza umutaka umuntu wakiranutse. Imana irinda uwakiranutse. Uwo ni wihishe, uwo ni wihetse ku mugongo. Yaravuze ngo nzaguheka imvi zirinde z'uruyenzi nkiguhetse. Iyi Mana rero y'inyembabazi irambwiye ngo umuntu ukiri mu byaha, benshi mwabaswe n'ubusambanyi, benshi mubaswe no kwikinisha, benshi mubaswe n'uburiganya, ukubuzura bwo ku mbuga nkoranyambaga, benshi mubaswe n'ubuzura bwo mu bucuruzi, benshi mubaswe, mbese mufite uburyo bwinshi mwibamo. Benshi muri gushaka kujya kwishora mu mitwe y'iterabwoba. Imana irambwira ngo mugarukiraho, muce bugufi. Data agiye kubaremera icyerekezo kizima, kandi nuwihana neza. Njya mbwira abantu ngo wihanire kureka. Wihanire kureka, kuko iyo wihannye uyu munsi ejo ukabisubiramo utangirira kuri bya bindi. Iyo dosiye yose iba igihari, ntabwo uba warihannye mu yandi magambo. Rero wihane neza, uve mu byaha, Data nawe akugirire neza. Reka mvuge ngo shalom shalom. Reka tugushimire, tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta bikubonekeho mu izina rya Yesu Kristo. Tuba dukeneye ubutumwa nk'ubwo ngubwo. Reka tuvuge ngo wakoze kumvira Imana. Amen. Sinzi niba hari ikindi urenza ku butumwa Imana aguhe cyangwa cyaba kikwisobye ngo icyo ngo kitubwire. Hari gihari? Imana yamaye n'ibyo ntabwo nkunda kongera cyangwa ngo ngabanye. Mesaje Data yamaye zararangiye. Icyo wenda nakongera kuri ubu butumwa ni ukubwira abakunzi bacu muba mwadukurikiye hano kuri iki kiganiro ko wifuza kubana natwe muri iyi gurupe y'abasirikare ba Kristo. Ni gurupe tuvuga ijambo ry'Imana, nta yandi matangazo abamo, nta bintu byo kwamamaza, nta turasenga, twiga ijambo ry'Imana, nibyo dukora. Rero wifuza kubana natwe muri uyu mwanya wo gusenga, tuguha nimero za telefone ya WhatsApp ya gurupe ni 0739535670. gira na MTN nayo ni 0789330736. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Imana guhe umugisha. Reka tugusaba noneho mu gusoza usengere abantu. Yego, buri gihe iyo ngiye gusenga mbwira abantu bafite uburwayi butandukanye, ababwira ngo mugire kwizera, uko kwizera kurarema. Yesu yajyaga ajya gukiza abantu akababwira ngo mbese ufite kwizera, gira nawe uko kwizera wiyumvemo ko Yesu ageze aho kuri tere, wakira igitangaza cy'Imana. Kandi nawe ufite ibibazo bitandukanye, hari abafite amadeni, hari abashaka akazi, hari abashaka gukizwa,
babuze naho bakirizwa kubera amadini byayo bari kubona bidakunda, ariko ndagira ngo uyu mwanya ufatanye natwe isengesho. Turagushimiye mwami mwiza, mubyeyi dukunda, tugushimiye ko ubanye natwe muri iki kiganiro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Yemerera uyu mwanya akandi twongeye tukwereka abarwayi aho bari mu mpande enye z'isi zitandukanye, hari abari kwa muganga, uyu mwanya hari abari kuri bomboni, nyemerera Uwiteka uri Imana ikiza turabizi, hari abarwaye indwara zitandukanye, imitima, amadiyabete, hari abarwaye sida, dufite ibihamya kuyikiza, hari abarwaye imyijima, hari abarwayi barwaye indwara zitandukanye, hari abarwayi batejwe imbaraga z'imyuka mibi, hari abatanzweho ibitambo. Mu izina rya Yesu dufashe mpiri ubwo bukonikoni bwose babakoreyeho. Yemerera data ubaremere igitangaza kivugira mu izina rya Yesu, nabo baremera amashimwe. Kandi dusengeye buri muntu wese ugiye gucyura muri iyi si yose, kugira ngo data weze ubugingo bwabo, ikiza nuko bazakubona kurenza ibintu. Urakoze mubyeyi mwiza, yemera urengereye abafite amadeni, bashaka akazi, abashonje, abambaye ubusa, batagira shinge na rugero, abo bose urabazi kandi ubera hose icyarimwe. Ndagushimira ko uri Imana wumvishe gusenga no kwinginga kwacu. Data ushimwe ko usubiza twebwe tutari ikebagura. Mwami Imana turagushimiye, tukuzamuriye ibiganza, tuguhereje icyubahiro ko hari ibitangazo uremye muri bene data bari impande zose z'isi, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha.